Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, niba ujya wumva urwaye umugongo, ukumva umugongo urakurya kenshi, ukaba waranagerageje ugashaka imiti, ukivuza ariko umugongo ukaba ahubwo woroshye ariko ukongera ukagaruka, ushobora gusanga hari impamvu nyinshi ziba zabiteye. Muri iki kiganiro tugiye kuganira, turebere hamwe amakosa agera mu 10 umuntu ashobora gukora, ariko mu by'ukuri ayo makosa akagenda akaba intandaro yo gutuma umuntu arwara umugongo kandi nta bindi bibazo bindi. Rero muri iki kiganiro wowe tugiye kubana uraza no gusoza iyi video ushobora kumenya uburyo ukwiye kwitwara n'imiti ukwiye kuba wakoresha mu gihe waba watangiye guhura n'icyo kibazo cy'indwara y'umugongo, hanyuma ukagenda urushaho kumera neza cyane. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukaba ubana natwe igihe cyose dushyizeho ibiganiro. Ujye wibuka ukore like, sharing video, nurangiza wandike n'igitekerezo cyawe muri comment. Iyo tubibonye turagusubiza maze bikagenda neza cyane. Mboneraho no kugwikaze nawe ubanye natwe ari ubwa mbere. Kuri iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro bitandukanye ariko byibanda ku buzima, uburyo ukwiye kwiyitaho ubwawe ukibera muganga. Igihe cyose urwaye ntiwihutire kwa muganga, ahubwo ukaba wagenda unakoresha n'ibimera, kuko ibimera biba ari umuti. Turabikurangira rero tukakubwira ibimera bishobora kukubera umuti ukuvura indwara zitandukanye mu mubiri wawe, aho ushobora kwivura cyangwa se uganafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi, ukaba wamufasha ukamuvura kuko wowe wabikuye kuri channel yizewe. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, uzajya ugenda ubona ibiganiro bishya nawe tugenda tukugezaho kandi bigende neza cyane. Ikaze. Ubundi umugongo ni igice gikomeye cyane cy'umubiri wacu, ugizwe n'urutirigongo, imitsi, imikaya bifasha umubiri guhagarara, kugenda no gukora imirimo ya buri munsi. Umugongo rero iyo wangiritse ubuzima bwose akenshi usanga bwahungabanye. Rero muri ayo makosa 10 ushobora gukora, mu by'ukuri akaba yaba intandaro yo kurwara indwara y'umugongo, ndagira ngo mbanze ngusobanurire neza uburyo umugongo ushobora kuwurwaramo. Ushobora kurwara umugongo kubera ko amagufa ahuza y'umugongo ariyo yatangiye kugenda yangirika, aho ahurira mu magufa yombi y'umugongo hakaba hari uburyo disike z'umugongo zangiritse, cyangwa se hari uburyo disike y'umugongo igenda igasa nk'aho itsutse, hanyuma muri kwagutsuka ugahorana ububabare bw'umugongo. Hari uburyo nanone umugongo ushobora kukurya biturutse ku mikaya, kuri ya mikaya za nyama ziri ku mugongo arizo zagiye zangirika, bityo ugatangira kuba wakumva iyo ndwara y'umugongo igufata. Ikindi nuko ushobora kurwara umugongo ari umugongo mu by'ukuri imitsi yawo, ya mitsi nyine ihurira ku mugongo ariyo yatangiye kugenda yangirika biturutse ku mpamvu zitandukanye z'umubiri, bityo ugahora wumva iyo ndwara y'umugongo. Ikindi nuko ushobora kuyirwara nyine kuko wayitewe n'uburwayi bukomeye, ari nabyo tugiye kugenda tuvuga. Ikosa rya mbere ushobora kuba ukora bigatuma urwara indwara y'umugongo, ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu ahura n'ikibazo cy'uburwayi ariko akagenda akabyihorera, kwikomereza imirimo yawe, ntujye kwa muganga ngo wisuzumishe bakurebere uburwayi ufite butuma urwara umugongo, kubera ko iryo ni ryo kosa rya mbere ryo kutajya kwa muganga ngo bakurebere uburwayi. Kubera yuko buriya ushobora kurwara umugongo uturutse ku ma infection urwaye, cyane cyane buriya nk'abagore ushobora gusanga urwaye ama infection, ayo ma infection akaba yaratangiye kugenda aguca umugongo, utangira kujya wumva urwaye umugongo. Ikindi nuko ushobora kuba urwaye impyiko, buri indwara z'impyiko buriya zishobora kugufata impyiko, mu gihe zagufashe ukajya utangira kumva imisonga mu mugongo, akenshi ugasanga uri kwimasisha za pomade ibiki n'ibiki, ukanywa imiti kandi nyamara wenda gitera ari uko urwaye indwara y'impyiko. Niyo mpamvu rero iri kosa ryo kutipimisha mu gihe ufite uburwayi, umenye neza uburwayi urwaye, ubwivuze, hanyuma umugongo ube wakira. Usanga akenshi abantu bafite iki kibazo cyo gutaka umugongo, bavuga ngo umugongo urandya, ariko ugasanga mu by'ukuri yafashe ko umugongo ari ubwo burwayi arwaye byonyine gusa, nta nubwo azi ko umugongo gishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi
bukomeye cyane. Mu gihe uribwa n'umugongo rero menya ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubuzima, indwara zikomeye mu mubiri wawe utari wamenya neza. Ni ngombwa ko ujya kwa muganga ukabanza ukisuzumisha ukareba uko impyiko zimeze, ukareba niba nta ma infection ufite, hanyuma ibyo byose wamara kubireba ukabona kuvuga ngo umugongo undya byagenze gutya, cyangwa se umugongo undya kubera ko hari impamvu iba yabiteye. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane. Niba uribwa n'umugongo utaravunitse ngo uvuge uti wenda nigeze nikubita hasi, cyangwa se ngo ube wavuga uti nguterwa n'ibi ngibi, banza ujye kwa muganga wo gukora iryo kosa ryo kwiyicarira gusa ngo wumve bihagije, ngo wumve ngo nyine ngo ndwaye umugongo, ibyo byonyine gusa. Ikosa rya kabiri ni ukugenda ukibera aho ngaho udakora siporo. Muri abantu benshi cyane muri iyi minsi ya none hari igihe bapinga ikintu cyo gukora siporo, ukavuga ngo ngewe ngo umubiri ngo imirimo ngo mba nayikoze, nkora ngo imirimo ngo ivunanye ngo ntabwo nakora siporo. Buriya siporo ntaho ihuriye n'imirimo wirirwa gukora ya buri munsi. Yego ndabyemera hari akazi ushobora kuba ukora kakaba katuma nyine bigaragara ko uri muri siporo, ariko buriya siporo itandukanye n'ako kazi uba uri gukora. Umunsi uba ukwiye kuvuga uti reka nkore siporo, nakwirukanka, nasimbuka umugozi, nakoga, nanyonga igare, nibura iminota 30 ku munsi ibihagije, kubera ko igufasha mu gukomeza imikaya, ikagufasha gukomeza amagufa akamera neza, hanyuma bikagufasha no gutuma imitsi nyine y'amaraso anyuramo isa nkaho nyine ifungutse, ntifatwemo n'ayo makolesterol, ibyo binure, bityo bigatuma nyine n'umugongo waba nyine urambutse ugororotse, atari bya bintu byo kuvuga ngo umugongo urafunze. Nyine uzarebe iyo ukoze siporo umwanya munini wari umaze igihe utayikora, uzajya kumva wumve nk'umugongo ubaye nkaho ucitse. Ariko nubwo biba bimeze kuriya, ni amagufa aba amaze gushyuha, umubiri umaze gushyuha, imitsi imaze gushyuha, hanyuma ukumva bibaye nkaho birekuranye. Ariko iyo usubiyeyo nk'ejo bitabyongera bikamenyera, ariho bavuga ngo umuntu yabaye fit. Ni byiza rero ko witabira siporo mu gihe uri kurwanya indwara y'umugongo. Icya gatatu, hari igihe ushobora kuba ukoresha imbaraga nyinshi mu guterura ibintu biremereye. Hari abantu babwira ngo bari muri siporo, bano bantu baterura ibyuma, ugasanga umuntu ari guterura ibyuma, hanyuma mu gihe utazaba utakiri kubona imbaraga zo kubiterura, icyo gihe rwose uzabe witeguye umugongo. Mu gihe uterura ibintu, jya uterura ibintu bihwanye n'imbaraga ufite, wirinde guterura ibintu biremereye cyane. Ikindi kandi abantu bafite uburyo bakora akazi gasaba guterura ibintu buri munsi, ubwo nyine nabo baba bagomba guhura n'izo ngaruka. Ikindi ni ukurara nabi. Hari igihe uryama nabi bitewe n'aho waraye, cyangwa se uburiri uryamyeho, igitanda cyangwa se matera uryamyeho. Ibyo nabyo gakeya bigenda byangiza umugongo, pozisiyo y'umugongo, ugasanga umugongo, urutirigongo rutangiye kugenda rusa nkaho rugorama, bityo ugahorana ikibazo cy'indwara y'umugongo, wumva umugongo kurya. Ikindi, hari ababyeyi cyangwa se abakobwa bambara inkweto ndende, ugasanga umuntu nyine mu buzima bwe, niba warimbye ugakubita izo nkweto zirengeye cyane, biriya nabyo bishobora gutuma umugongo wawe usa nkaho uri muri pozisiyo itari nziza, ugasa nkaho wahindukiye muri pozisiyo, bityo bigatuma nyine cyane cyane igice cy'amagufa yo hepfo cyane, bigatuma imitsi ndetse n'amagufa bikora cyane kurushaho, bityo bigatuma urwara indwara y'umugongo. Ikindi kintu mu makosa ushobora kuba ukora ni ukuba utuma ugira ibiro byinshi cyane. Buriya kugira ibiro byinshi cyane n'umuntu abigiramo uruhare, utazabyumva gutya ngo wumve ngo kubyibuha cyane ngo birizana ngo niki. Umuntu ashobora kubigiramo uruhare, ibyo kurya urya, ibyo kunywa unywa, ubwabyo bishobora gutuma ubyibuha cyane. Ariko mu gihe ubona ko ufite n'ayo maraso yo kubyibuha cyane, bijyanishe na siporo, wirinde ko ugira ibiro byinshi, cyangwa se n'ibyo biro niyo wabigira ariko ubigira ufite imitsi n'imikaya bikomeye kubera ko ukora siporo. Hari abantu baba bafite ibiro byinshi cyane, ugasanga nk'umuntu apima n'ibiro 100 ariko ari fit, nyine afite izo mbaraga, afite imikaya ikomeye ndetse n'imitsi, ugasanga bimeze neza nta kibazo. Ni byiza rero ko wirinda ko ugira umubyibuho ukabije, kubera ko biriya biro byinshi biragenda bikabasha kuba byatuma bibangamira cyangwa bikagira igitutu ku mugongo, cyane cyane mu gice cyo hasi. Ibi bigatuma imitsi n'amagufa bikora cyane kurushaho, bityo ugasanga ugize ikibazo cy'indwara y'umugongo. Ikindi kintu abantu benshi bakunda kwirengagiza ni stress ndetse n'ihungabana. Iyo umuntu afite stress, imikaya y'umubiri irakomera cyane, harimo n'iyo ku mugongo.
Ibi rero bishobora gutera ububabare budakira bw'umugongo. Ikindi ni ugukoresha telefone cyangwa mudasobwa wunamye ugasanga hashira igihe kinini. Ibi bishobora gutuma urutirigongo rugenda rwangirika, bigatuma ijosi ndetse n'umugongo usanga nyine bimaze umwanya bireba, usanga nyine bimaze umwanya biri muri pozisiyo yo guhetama, bityo bikaba byanatuma uburibwe bw'umugongo burushaho kwiyongera. Ikindi ni ukudafata umwanya wo kuruhuka. Niba uzi neza ko ujya ukora akazi ugasanga umaze icyumweru cyose uri gukora, ntufate umwanya wo kuruhuka, n'igihe ugiye kuryama ugasanga ufashe umwanya muri telefone cyangwa se muri filime ureba, ntabwo ari byiza. Jya ufata umwanya wo kuruhuka, uryame neza, uruhuke kandi ugerageze kuryama ahantu hatuje. Ibyo nabyo bishobora kugufasha mu kuba utarwara indwara y'umugongo. Ikindi twavuga ari nk'aho ari nacyo cya nyuma, ni ukutiyitaho k'umubiri, aho hahandi twavuze nyine usanga umuntu ari yibereye aho ngaho, ntunywa amazi, ntukora siporo, nyine uri aho ngaho ibintu urabipinga, ahubwo ushimishwa no gufata iby'umubiri wawe ukunze, iby'umubiri wawe ahubwo udakeneye, ugasanga nibyo ahubwo wowe ukunze cyane kurushaho. Ugasanga uri kurya amavuta menshi cyane, ugasanga unywa inzoga nyinshi, ugasanga ntabwo wita mu kuba wanywa amazi. Amazi nayo ni ingenzi cyane kuko agufasha mu gutuma iriya mitsi ikora neza, hanyuma ikanaruhuka, bityo ntube warwara indwara y'umugongo. Biba ari byiza cyane aho utangira no kujya utita ku byo kurya birimo amakarisiyumu, aho utangira kujya ubura ibyo kurya birimo amavitamine D. Ibyo byose usanga urabyirengagiza, ahubwo ugafata iby'umubiri wawe udakeneye wibwira ko wowe ari byo wumva ukunze. Ibyo byose rero uba ukwiye kwiyitaho muri ubwo buryo kugira ngo ube utarwara indwara y'umugongo. Inshuti yanjye rero, buriya indwara y'umugongo iyo uyirwaye ishobora kukubuza gukora imirimo yose ishoboka, kuko umugongo ni nk'uruti, nyine ni uruti rufashe umuntu. Biba bisaba yuko nyine uba umeze neza kugira ngo ugire ibindi bintu ukora, imirimo itandukanye, kugenda, gukora indi mirimo byose bisaba ngo umugongo wawe ube umeze neza, ube utawurwara kenshi cyangwa se ngo wangirike. Mu gihe bimeze gutyo rero, ujye ukunda kuba wafata ikimera bita gombo. Gombo ushobora gufata udutoki twayo, nkunda kuvuga ko ari udutoki kuko iteye mu buryo bimeze nk'igitoki. Ushobora gufata dutatu ukadukatagurira mu mazi wamaze gushyushya yabize litiro imwe, warangiza muri utwo ngutwo ukaza kuyungurura iyo gombo. Ushobora kuyinywa ubwayo yonyine, ubwayo ukayinywa igishyushye. Iyo litiro wayinywaho kabiri igaba ishize. Ubwo ni igikombe kimwe cy'igice cya litiro nyine, hanyuma ukaba wakongera ukayinywaho na nimugoroba. Ushobora kubikora kabiri ku munsi cyangwa se rimwe ku munsi mu gihe uba udafite umwanya wa nimugoroba. Hanyuma ushobora no kujya ukunda kujya ufata tungurusumu. Buriya tungurusumu ifasha mu gutuma amaraso atembera neza mu mitsi, ukazirya ku biryo cyangwa se rimwe na rimwe ukazihekenya. Ikindi kandi buriya mu gihe ubona nyine umugongo ubabare bukomeje kuba bwinshi cyane, uba ukwiye gutera intambwe mbere na mbere ukajya kwa muganga, ukaba wafata imiti wandikiwe na muganga kugira ngo urusheho kumera neza. Ushobora guhabwa ubufasha ukanyuzwa mu cyuma mbere y'uko ubona n'iyo miti, bakabanza bakareba impamvu ibitera. Ariko umugongo buriya iyo wamaze kumenya impamvu ibitera, akenshi usanga wahise ubona n'igisubizo kirambye. Inshuti zanjye rero, ibyo byose muba mukwiye kubikora kubera ko hari inama nziza muba mwagiye muhabwa n'abaganga kandi bikagenda neza cyane. Niba hari byinshi wungukiye muri iki kiganiro, kora like, nurangiza usharinge n'ikiganiro ku bandi bantu. Wowe ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, hari ibyo utabashije gusobanukirwa neza cyangwa se hakaba n'ibyo bindi ushaka kubaza ku kijyanye n'indwara y'umugongo, twandikire muri komenti, turaza kubibona maze tugusubize tuganire. Nomero yanjye kandi nayo iba iri muri description, niho uyisanga. Turaganira tukagenda twungurana ibitekerezo mu gihe umpamagaye cyangwa se unyandikiye kuri WhatsApp. Niba nawe rero wabanye natwe ari ubwa mbere, kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, uzajya ugenda ubasha kubona ibiganiro byacu tugenda tukugezaho buri munsi, kandi urusheho kugenda ugubwa neza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.